ungenza uko ushaka. ndaje ngo nkore ugushaka kwawe. Iryo ushyiramo n'umuyobozi mukuru mwanya. Ushyira mu maboko ye ngo merwe neza. Wowe neburiwe kuva nkivuka, uri Mana yanjye kuva nkiva mu nda ya mama. ndaje ngo nkore ugushaka kwawe. Abalevi uzashyikiriza Aroni n'abahungu be bazaba babahawe burundu, babe mu cyimbo cy'abandi Bayisiraheli bose. Iryo ni ijambo ry'Imana. Dushimire Imana. Isezerano ry'amahoro, ubutegetsi bw'Imana ye, amugira umusaseridoti mukuru, ubuziraherezo. Nyagasani yamugiriye isezerano ry'amahoro, amuha ubutegetsi bw'ingoro ye, amugira umusaseridoti mukuru, kandi koko yapfiriye bose kugira ngo abariho bataberaho bo ubwabo, ahubwo baberaho uwabapfiriye kandi akazukira kubakiza. Nicyo gituma kuva ubu nta muntu n'umwe tukimenya ku buryo busanzwe, ndetse na Kristo niba twarigeze kumumenya ku buryo bw'abantu, ubu ntitukimumenya dutyo. Bityo umuntu wese uri muri Kristo yabaye ikiremwa gishya, ibishaje byarayoyotse, none ngaha byose byahindutse bishya. Byose biva ku Mana. Iyo twiyegereje itubabarira muri Kristo, natwe ikadushinga umurimo wo kunga abantu nayo. Uko biri kose, Imana yariyunze n'abantu bose muri Kristo, ntiyaba ikibabaraho ibicumuro byabo, natwe idushinga ubutumwa bwo kubunga nayo. Ubu rero duhagarariye Kristo nk'aho Imana ubwayo yabashishikarije muri twe. Ngabo rero turabinginze mu izina rya Kristo, nimureke Imana ibigarurire. Iryo ni ijambo ry'Imana. Dushimire Imana.